Mwaramutse bene data, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Ikiganiro ni umutsima wa buri munsi. Dushimiye Uwiteka ko twaramutse amahoro kandi akaba aduhaye umunsi muzima mwiza wo kunezererwa imirimo ye myiza. Nguhaye ikaze rero muri iki gitondo aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo gutabarwa guturuka ku kwihisha mu Mana. Gutabarwa guturuka ku kwihisha mu Mana. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91, dusome umurongo waho wa mbere, twumva icyo Uwiteka avugana natwe. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Turasubiramo. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Akira ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye amagambo akomeye avuga ko tugomba gushimira Imana ibyo yadukoreye kandi tukayikiranukira tugasenga ndetse ntidutinye kuyihamya no mu batayizera. Uyu munsi turimo turaganira ku ijambo ridasanzwe rivuga ko gutabarwa kujya kuva ku kwihisha mu Mana. Ese umuntu yihisha ate mu Mana? Ni gute Imana ishobora kubera umuntu ubuhungiro? Nkunda indirimbo ya bene data baririmbye bakaririmba ngo watubereye ibyiringiro. Iyo umuntu amaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza we, akamwinjiramo, ukaba mu Mana nayo ikakubamo, ukagendana Imana. Ku isoko ukagendana Imana, mu biro byawe ukagendana Imana, mu rugo rwawe ukagendana Imana. Imana ntiyihishira ku muntu uri mu Mana. Njya nkunda guha urugero abantu, nkabaha urugero ku mugore utwite. Hari utwite agacira, hari utwite akananirwa kurya, hari utwite agasinzira, hari utwite akagaragaza inda, hari utwite ntigaragare, ariko uko byamera kose nta mugore uhishira ko atwite. Kugendana Imana rero ukaba mu rwihisho rw'isumba byose ni uko Imana ikugaragaraho ku rusengero, Imana ikugaragaraho muri korari, icyo wamenye kikagaragara. Iyo unyuze mu isantere irimo ubusinzi, ubusambanyi n'izindi ngeso, Imana ikugaragaraho mu magambo uvuga, uburyo usubiza, uburyo wishyura, uburyo witura abantu, abakugiriye nabi n'ibindi bitandukanye. Iyi Zaburi ya 91 ndayikunda. Imirongo yo hasi hari aho uzasoma usange ko Imana ijya iturinda ibintu byinshi, mugiga irimbura, imyambi igenda ku manywa. Njya mbwira abantu ko virusi utabasha kuyibona yo mu ruhumekero ntago wamenya ko inyuze aha. Twajyaga twiga ko ibicurane biterwa na virus ngo yitwa influenza. Ntabwo wamenya ko virusi y'ibicurane itambutse, ariko Imana yo irayikubonera kuko uri mu rwihisho rwayo. Ntabwo wamenya umwuka uhumeka aho uturutse, ntuzi n'uko usa, ubona uhumeka. Yozefu rero nawe yabaye mu rwihisho rw'isumba byose kuva ari mutoya. Ahama mu gicucu cy'ishobora byose, akajya arota inzozi. Iyo ugendana n'Imana neza iragusura mukaganira mu nzozi zawe, Imana ikakuganiriza mu ijambo ry'Imana. Usoma Bible, Bibiliya, Imana ikakuganiriza mu masengesho ukora, Imana ikakuganiriza ikakubwira iti mwana wanjye ndi kumwe nawe. Yozefu ngo akarota, ariko abantu bakamurebera mu gatebo ari mu uyu munsi. Hari abantu bajya bakurebera mu isura ufite uyu munsi, ariko iyo ugendanye n'Imana ukaba mu rwihisho rwayo, abantu nubwo bakureba gutyo ntago bashobora kumenya uko ejo uzasa. Uko ejo uzasa hahishwa n'Imana. Nuko ngo Imana imushyira mu nkoramutima zayo, imugenera gutabarwa kuzasohora igihe kigeze. Ajugunywa mu rwobo, ari mu rwihisho bw'isumba byose mu buryo bw'umwuka, akurwamo, agurishwa kwa Potifari, arinda afungishwa, ashyirwaho dosiye y'inkazi ya viole, ariko aguma mu bwihisho bw'isumba byose. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa abantu bagira inzira zijya ubudapfa i Siyoni ngo bakazigendana. Umuntu akayigendana ari guhaha ku isoko y'inzira, akayigendana ari mu masengesho. Uru rugendo rujya mu ijuru ni mobile.
umunsi umwe abantu bazakurwa mu modoka bajye mu ijuru, bakurwe mu ndege bajye mu ijuru, bakurwe muri classe, mu office, mu kazi bari guhinga n'ibindi bitandukanye, mu bitaro bajye mu ijuru. Yozefu rero yagendanaga inzira yitwa kuba mu rwihisho rw'isumba byose, yihishemo ibyaha agahitamo gufungwa, kuko burya ubwihisho buri mu gukiranuka kurusha kuba mu bintu. Aka kantu abantu ntibakumvise. Kwihisha mu gukiranuka biruta kwihisha mu bintu. Aho kugira ngo wihishe munsi y'igitanda wambaye ubusa uri gusambana, wakwihisha mu gukiranuka. Mu gukiranuka rero bibaye ngombwa ko haba kuri gereza, niho wahitamo kujya kuba kurusha kuba mu gipangu kirimo gukiranirwa, kuko ubwihisho bw'isumba byose buba mu gukiranuka. Hari indirimbo ivuga ngo uwangira umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ndi imbata y'ikibi cyose ngo sinamukundira. Guhitamo Yesu rero nibyo Yozefu yakoze, ngo ahitamo kujya kwihisha muri gereza, kuko ariho yabonaga hatari icyaha. Dosiye yose washyirwaho, ikinyoma cyose wabeshyerwa, wahisemo neza ugahitamo kuba mu bwihisho bw'isumba byose ariko gukiranuka, nta cyagushobora. Igihe kiragera Imana ikakurenganura. Haleluya, Imana ishimwe. Kuko Yozefu yabaye mu rwihisho rw'isumba byose, ngo igihe cyarageze arakenerwa. Birashoboka ko uyu mwanya wabona nta muntu uri kugukenera, mu nama nta waguha ijambo, nyobozi cyangwa yo mu butegetsi aho uba, mu kimina, mu banyamuryango batandukanye, ariko kuko wihishe mu rwihisho rw'isumba byose rwitwa gukiranuka, igihe kigiye kuzagera nawe Imana izakugaragaza. Uzagira ijambo, uzavuga. Hari igihe kigera waseka abantu bakanezerwa utanavuze, bakaguha ijambo utarisabye, bakagutumira. Yozefu nawe yaje gukenerwa kuko yabaye mu rwihisho rw'isumba byose, agasengera abantu. Ba muri ubwo bwihisho, sengera abantu, ubwiriza ubutumwa bwiza, ihangane utegereze Imana. Haleluya. Aza gukenerwa, abantu baravuga bati igihe tugezemo, babwira umwami ngo igihe uhagazemo. Ukeneye umugabo wabaye mu rwihisho rw'isumba byose, ntiyatambitse ibirenge, ntiyarangaye. Uyu mugabo arasenga, uyu mugabo arahanura. Wivuga ngo ubuhanuzi ntibugezweho, komeza usenge, wambara izo mbaraga z'umwuka wera. Uwiteka Imana nagukura mu gihe yagushyizemo cyo kuba ntawe ukwibuka, ugiye kwibukwa. Yozefu ngo baravuga ngo uwo muntu abaho se, wadufasha muri iyi situation? Umwami yari ageze ahakomeye, abize byabananiye. Njya nkunda kubwira abantu ukuntu Petero yigishije abantu nta kaminuza avuyemo, abantu 3,000 bakihana, bigakomeza gutyo. Bageraho ngo barabaza ngo ariko Petero yize PhD hehe? Ngo abantu barasubiza ngo uriya mugabo yabanye na Yesu, wa mugabo Yesu niwe wamwigishije. Kwigira ku birenge by'umwami Yesu rero ukihisha mu rwihisho rwe birakuza. Abantu bakajya babona usa nk'umwana, ariko mu mwuka burya uri mukuru. Imana ishimwe. Ngo bamutumaho, umwami aravuga ngo munzanire uwo mugabo. Baramuzana. Bibiliya iravuga ngo bamuhuza mu nzu y'imbohe igitaraganya. Ibintu byagufunze by'ubukene bigiye kubikurwamo, kuko wahaye agaciro kuba mu rwihisho rw'isumba byose. Ibintu byagufunze byo kwiheba no kwiganyira, kutabyara, kudashaka, guhora urira, ugiye gushira ayo marira, kuko wamenye kwihisha ahantu bakiranuka, ukamenya kwihisha ahantu basenga, ukamenya guhunga. Dufite abantu biyahura mu nzoga ngo bibagirwe ibibazo by'isi, mu busambanyi ngo barebe ko yabona ngo uwamuvugisha. Iyo umurokora agize ikibazo agihimisha gukiranuka, akajya kwihisha mu rwihisho rw'isumba byose rwo gukiranuka. Aho kugira ngo ugire ibyiza birimo gukiranirwa, watunga duke turimo gukiranuka. Na Bibiliya irabivuga. Bamutumaho kuko yubashye Imana, ngo bamuhuza mu nzu y'imbohe igitaraganya. Asohokayo ngo ariyogoshesha, yambara neza, ajya imbere y'umwami. Arangije asobanura inzozi, aba nimero ya 2 ku mwami, kuko yarwanye intambara yo kuba mu rwihisho rw'isumba byose. Byarangiye Yozefu abaye nimero ya 2 ku mwami. Turagira ngo dusenge muri iki gitondo. Urifuza guhama mu rwihisho rw'isumba byose? Urifuza guhama mu buhungiro bw'isumba byose? Urifuza gukiranuka, Imana ikakumenya, ikakwibuka, ikakuzirikana?
ni karibu mu isengesho. Urifuza gusengera iki? Imana ikiza mu giga irimbura, igaha igihugu amahoro kubera abantu babamo basenga, ikarinda igihugu amapfa n'inzara kubera abantu babamo basenga. Imana irinda urugo, Imana ikaguha kuba amahoro mu rugo rwawe n'abana bawe n'uwo mwashakanye. Mu busiribateri bwawe Imana ikakurinda. Imana itanga amasezerano y'amasaziro, Imana itanga icyerekezo, Imana imara inzara. Ndifuza kugusengera muri iki gitondo kugira ngo ugire inzara n'inyota byo gukiranuka, ugire inzara n'inyota byo kwambara imbaraga, byo kuba mu rwihisho rw'isumba byose, kugira ngo uhame mu gicucu cy'ishobora byose, aho tuharindirwa ibyaha, aho tuharindirwa amapfa, aho tuharindirwa imyaku, aho tuhaherwa amahoro, tuharindirwa intambara, ibyisha abandi, ibyaha Imana ikabiturinda, aho turahakurizwa mu zabukuru, Imana ikaduha amakakama, ikaduha kubaho, ikadushoboza kuba resilient mu kazi, ugashobora akazi ibyo abandi batabasha ukabibasha. Harakuza hagatanga ubwenge, inshingano wahaye ukabasha kuzisohoza nubwo wabona ntacyo uri cyo. Hatanga ubuzima. Ca bugufi dusenga Imana, tugusengere kugira ngo Uwiteka Imana akurekere mu bwihisho bwe bwisumba byose, uhame mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose, aho urahabyirukira ukahakurira, ukahasazira, abandi bakajya bakenyuka n'ibindi bitandukanye, wowe ukabaho. Niho mwene data yaririmbye ngo ukazajya ugenda urusimbuka ubabanaho, imva zicukuwe zibaza ukazisimbuka, impanuka ntizigufate. Hari Uwiteka Imana urinda abantu bahisemo kuba mu bwihisho bwe bakiranuka. Karibu dusenga Uwiteka Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana ishobora byose kandi ikiranuka. Mwene data yumvishe ijambo ryawe, yifuje guhama mu bwihisho bwawe, akaba mu gicucu cyawe ukajya umurinda. Musukeho imbaraga z'Umwuka Wera, mushyireho uburinzi, ambika abantu bawe amavuta yo gukiranuka. Abantu bawe bakunda ibihe byo gusenga, bakunde kubana nawe, bagendane nawe, kuko uri kumwe nawe ntacyo azakena, uri kumwe nawe ntarira ntaganya, kuko uri Imana yatubereye ubuhungiro. Tugushimiye ikiganiro cyiza uduhaye muri iki gitondo, ukomeze kuduha umunsi w'umugisha. Abantu bahirwe, iki cyumweru kibagendekere neza, weekend twinjiyemo igendekere abantu neza. Umugisha wawe nube ku mitwe yacu, utanga ubwenge ku bana, ku miryango, ku nshuti. Imishinga abantu bafite muri weekend turayisengeye, abafite ubukwe turabusengeye, abafite ingendo turazisengeye. Mu izina rya Yesu Kristo twatuye amavuta y'Umwuka Wera, dusengeye abarwayi bakire, bari kwa muganga ubakureyo, babuze ubwishyu bw'ibitaro, amashuri. Ufashe umuntu wese utwumva mu kiganiro umutsima wa buri munsi, umuha umugisha. Isi yose igira amahoro ku bwacu, umutekano ube ku bantu bawe, icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi dushoboze gukiranuka kuko imibiri itunganye ari yo izakubona. Tubisabye twizeye izina ry'Umwana wa Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life.
Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea,